turashaka gusobanura noneho rero iyi ntambara ko izaba imeze, tugaragaze n'ibihugu bimwe bizaba biyirimo. Iyi ntambara ya Gogi na Magogi abantu benshi bakunda kwitiranya n'intambara zibera mu isi, cyane nk'Uburusiya na Ukraine. Abantu benshi bakunze kugaruka cyane bashaka kubyitiranya. Iyo tubonye ibiri kubera mu isi duhita dufata Bibiliya, twihutira kujya gusoma Bibiliya ngo turebe ese Bibiliya ibi yabivuze iki. Nubwo Uburusiya buri kurwana Ukraine ntabwo bishobora kugeza kuri icyo gihe, nubwo yaba ari politike ari byo bihugu 10 by'ibihangange biri mu muryango w'abibumbye ari byo bitegura. Ndashaka kuvuga gato ku buzukuru ba Nowa bakomoka kwitwa Jafeti. Iyo ugiye kureba ababuzukuru ba Nowa n'imiturire yabo y'ibihugu ukajya mu mateka, bakwereka ko bene Jafeti nibo basa nkaho bigaruriye uburayi bwose. Hanyuma abakomoka kuri Hamu bakaba barigaruriye Afrika. Abakomoka kuri Shemu akaba ari bo batuye muri biriya bice bya Aziya ndetse no mu burasirazuba bw'agati nka Isiraheli. Ukuvuga ngo iyo isomye mu gitabo cy'itangira igice cya 10 uwitwa Gomeri uwo ni umwuzukuru wa Nowa wabyawe na Yafeti. Gomeri niwe watuye cyangwa se niwe nyiri igihugu cyitwa Ubudagi. Hanyuma Madaye akaba ari bwo Buperesi. Uwitwa Yavani ni Ubugiriki. Uwitwa Tirasi akaba ari Ubutaliyani. Togaruma akaba ari watuye muri Arumaniya. Tarushishi akaba ari uwo watuye ahitwa muri Espanye. Akazi uwitwa Kitimu ariyo Kupuru. Basaba ngo uyu rero Magogi ni umwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubali. Iyo ugiye mu mateka iri zina Mesheki ariwe mwuzukuru wa Nowa niryo ryavuyemo izina Moscow ariwe murwa mukuru w'Uburusiya. Waza kuri iri zina Tubali nawe ni umwuzukuru wa Nowa akaba ariho havuyemo izina Tebos, uwo nawe ni umwe mu mijyi ikomeye y'Uburusiya. Ibyo ni bimwe mu bihugu nabyo bizaba bifite ibitero bikomeye bifatanyije n'Uburusiya muri iyi ntambara ya Gogi na Magogi. Ndaza kubereka bazaba bari kurwanya nde ninde bazaba bari gutera. Murumva ko ibihugu byinshi bya Afrika bizaba biri muri iyi ntambara ya Gogi na Magogi. Ibi ni bimwe mu bihugu bizaba biri muri intambara. Harimo bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, hakazamo n'ibihugu byo mu burasirazuba, hakazamo noneho n'ibihugu bya Afrika. Noneho umugaba w'ingabo uzaba abigaragiye ni Uburusiya. Ibindi bihugu byo mu burasirazuba bw'isi ni byinshi ariko ndavugamo biki. Harimo Ubushinwa, hakaza Ubuhinde, Pakistan, Ubuyapani. Ibyo ni bimwe mu bihugu nabyo bizaba bifite ibitero bikomeye bifatanyije n'Uburusiya muri iyi ntambara ya Gogi na Magogi. Ibihugu tuzi bikomeye ku isi kandi birwanya iyobokamana rya Isiraheli. Murabizi ko basenga ibigirwamana. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 20 umurongo wa 7 n'uwa 8 twabonye amagambo atubwira ngo iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa avaho yarabohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi Gogi na Magogi kugira ngo yakoranyirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja, ngo bazazamuka bakwisi yose bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa umuriro uzamara kuva mu ijuru ubatwike. Ngo kandi Satani wabayobyaga ajumwa muri ya nyanja y'umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa n'amuhanuzi w'ibinyoma, ngo bazababazwa ku manywa n'ijoro iteka ryose. Iyi ntambara ya Gogi na Magogi nubwo tuyivuga ariko uburyo tuyisomamo hano mu byahishuwe hatwereka ko izaba ari nka propaganda ya Satani. Nyuma y'intambara ya Gogi na Magogi tugiye kuzamuka sasa tugiye kureba mu ijuru n'ibiki bizaberayo. Bibiliya ivuga ibiki? Tuzazamukana tugiye kureba mu ijuru ibizabayo. Itorero ari naho tuzagaruka cyane mu gusobanura inyigisho abatimwete Jehova bakunda gusenya bakavuga ko itorero tuzagarukira hano mu isi, ariko Bibiliya igaragaza ko itorero Yohana yibonye risesekaye mu ijuru, yaribonye rigezeyo. Inyamaswa na Antikristo bo bazaba bamaze imyaka 1000 mu muriro mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Satani azabasangamo nyuma y'imyaka 1000. Uko niko intambara Gogi na Magogi izarangira. Icyo nicyo gihe intambara izabera. Ibyo tubona uyu munsi nta hantu bihure n'intambara ya Gogi na Magogi. Intambara ya Ukraine n'Uburusiya iri mu ntambara zahanuwe Yesu yavuze ko n'isi hamwe na hamwe hazabaho intambara. Arakavuga ngo nimubibona muzamenye ko ngiye kugaruka. Iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ni ikimenyetso kigaragaza ko Yesu agiye kugaruka, ariko ntabwo ari intambara ya Gogi na Magogi. Turakangura itorero rero ryose ku isi abumva ikinyarwanda kugira ngo babashe gusharinga ubutumwa kandi barusheho gusobanukirwa no kuba amaso, kuko ibi byose tubona ni ibitugaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tugusuhuze nshuti mukundwa kandi mwene data ubana natwe, ugafata umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Turasuhuza abadukurikira mwese muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye hano ku mugabane wacu wa Afrika.
kandi abanyarwanda mwese bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mukurikirana ubutumwa bwiza tubasabira umugisha mwinshi. Twongeye gusabira umugisha abanyarwanda bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abandi babasha kurwumva atari abanyarwanda, ko barahari benshi bafite ururimi rushamikiye ku rwacu rw'ikinyarwanda cyane nk'abarundi, abanyamurenge, hari amoko menshi rwose abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Imana ibaha umugisha mwese, kandi turasaba Imana ikomeze gushyigikira ubutumwa bwiza mwumvira kuri AYALONI TV kugira ngo ikomeze guhaza kwifuza ku mitima yanyu. Diaspora mwese muri Europe, Imana ibaha umugisha. Abari muri France, abari muri United Kingdom, abari muri Swiss, abari Norway, abari Sweden, abari mu karwa ka Mayotte muri France, mwese turababona, n'abari muri France turabona. Imana ikomeze kubaha umugisha. Abandi mwese muri states zitandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese abari muri Aziya, za Malaysia, za Korea y'Epfo, abari mu Bushinwa, abari mu Buhinde, turababona benshi rwose, kandi tubasaba umugisha. Imana ikomeze kubakoza mu ijambo ryayo ndetse no kuba amaso no kwezwa ku gato kanini, kugira ngo tubashe guhangana n'imbaraga z'umwanzi muri iki gihe ndetse n'amayoberane y'ubugome bwa Satani. Kadusuhuza abandi mwese muri Australia, tujye tuvugana benshi rwose. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana rero kugira ngo ibane natwe muri kino kiganiro, tubabwire icyo tugiye kuganiraho. Nyakubahwa mugiye dukunda, Data wa twese mwiza, turagusabye kugira ngo aka kanya ubane natwe, kandi turagushimira kubw'uburinzi bwawe bukomeza kubana natwe iminsi yose. Niyo mpamvu tukwinginze ngo n'ubundi ngwino uduhe ibihe byiza, kandi ibyo ushaka byose n'ibyo ushima ari byo uhabera bose, kugeza igihe uzabakuriraho bari ukabageza ahandi. Jewe ugiye kuvuga rero ndakwinginze ngo mbe umuyoboro mwiza, kandi ucishamo ibyawe bibasha kugira abantu umumaro. Ndagushimiye ko mbishe gusenga, yamaje nize mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi turagarutse mu gitabo cyitwa Ukuri Ndahishwe. Ni igitabo kigizwe n'ingingo 12, kikaba kandi gifite page 108. Igitabo gikuyemo inyigisho yitwa eschatology cyangwa eschatology, inyigisho zirebana n'iminsi y'imperuka. Ibintu birebana n'iminsi y'imperuka rero ni byinshi. Harimo ibyo tubona mu isi, intambara, inzara, indwara z'ibyorezo, ko bitegurwa, ababitegura, harazamo ibyo gukonja k'urukundo, iby'inzangano, ubwicanyi. Turabonamo ibirebana n'inyigisho zitandukanye z'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, abantu babwenge buke bitwa ngo ni abantu b'Imana, bajya gusengera abandi ugasanga barafata amabuye bakayikorera ku mitwe, bakajya kubaroha mu mazi ngo barushye abanzi babo ngo batembe bagende. Abo bitwa babwenge buke ntabwo ari abantu b'Imana. Cyakoza abantu bakuriye mu madini batazi uko Imana ivuga n'uko Imana ikora, badasobanukiye n'abakozi b'Imana ibibaranga nuko n'indangagaciro zabo, babafata nk'abakozi b'Imana iyo bababona kuri social media bakora bira byose, abatera impaka, birirwa bavuga ngo nitwe bahanuzi bazima, abandi ati nitwe bazima, abandi ati singe wahanuye se bigasohora. Ibyo byose ni inyigisho z'ibinyoma n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, byose twagiye tubyerekana hano muri kitabo cya eschatology cyitwa Ukuri Ndahishwe, twerekana imikoro y'Antikristo mu bihe bitatu by'uko arimo gukora, uko yakoze n'uko azakora. Rero kigizwe n'ingingo 12. Harimo ingingo ya mbere irebana no kugaruka kwa Yesu, ariko kuzamurwa kw'itorero. Twasobanuye kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, turabisobanura mu buryo bwimbitse. Akaza ingingo ya kabiri irebana n'imikorere ya Antikristo mu bihe bye bitatu. Abantu bashobora kwibaza ngo se Antikristo mu bihe bye bitatu ni byo ushatse kuvuga iki? Antikristo afite igihe cya mbere yakozemo, nuko yakoze nabo yakoranye nabo, n'intwaro yifashishije ari gukora. Ibyo twabishyizemo ahangaha. Icyo gihe twarakigaragaje, ibyakiranze uko cyari kimeze, n'igihe cyasimbuwe n'ikindi ari gukoramo. Hanyuma igihe cya kabiri ni igihe uyu munsi turimo, akaba ari igihe gikomeye Antikristo ari gukora, kandi agakora mu buryo bubi. Bibiliya ibwita ngo ni uburyo bw'amayoberane.
Amayoberane rero ni mabi cyane. Uko ari gukora, abari gukora nabo, abanyamadini ari gukora nabo, abahanuzi b'ibinyoma ari gukora nabo, abigisha b'ibinyoma bari gukora nabo, umwuka w'uburyo uri gukora cyane mu nyigisho cyane zitwa prosperity gospel, hakazamo inyigisho zirebana n'ubuntu butangaje kuri Yesu, bakazigisha uko utariko. Ibyo byose twarabisobanuye mahangaha. Noneho hakazamo n'inyigisho zisa nkaho ari ukuri kandi atari ukuri, ari mu buryo bwa theology. Ugasanga abantu bariga theology kurenza uko biga ijambo ry'Imana. Theology rero ibamo ibintu byinshi, ibamo filozofi, ibamo siyansi, ibamo histoire, ibamo ibintu byinshi by'urudubi ushobora kwakira uvuga ngo wowe ngo ugiye gukura umuhamagaro ugashiduka upaganye uzi ngo uri umukristo, ugatangira kuyoba ukaba umuvangirwe. Ibyo nabyo biragwiriye. Byose twarabyerekanye rero muri kitabo kunayishwe. Hanyuma iki gihe turimo ni igihe cya kabiri cy'imikoro y'antikristo mu buryo bw'amayoberane. Hakaza igihe cya gatatu rero azakora itorero rivuye mu isi. Azakora te, bizagenda gute, twarabisobanuye muri iki gitabo kunayishwe. Ingingo ya gatatu ni ugupimirwa imirimo ku itorero. Twasobanuye gupimirwa imirimo ku itorero uko bimeze, uko bizagenda byose. Ingingo ya kane ni intangiriro y'ubukwe bw'umwana w'intama. Nyuma y'uko habayeho gupimirwa imirimo, hazakurikiraho gutangiza ubukwe. Umugeni uburyo azahembwa, akambikwa ya makamba ageze muri 5 twarasobanuye, ndetse akambikwa imyenda yera cyangwa se ikanzu yera nkuko tubisanga mu byeshuro 19:7. Ibyo byose twarabisobanuye kubirebana n'imirimo no kwitorera ikwiye gukora imirimo muri kigiye kugira ngo ryambare, nkuko iyo dusomye mu byeshuwe igice cya 16:15 havuga ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Rero imyenda ivugwa ahangaha ni imirimo, kuko isoma ibyeshuwe 19:7 haravuga ngo tunezerwe, twishime, tuhimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama usohoye, umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Urumva ko imirimo niyo myenda itorero ryambara. Iyo rero bavuze ngo, iyo Yesu avuze ngo nzaza nk'umujura, hahirwa amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe, ni ukuvuga ngo uyu muntu uzi ko ari gukora imirimo myiza agomba no kurinda iyo mirimo yakoze, kuko imirimo niyo myenda kugira ngo imyenda itandura. Iyo rero ukora imirimo myiza ugakora ibyaha, uba uri kwanduza imyenda yawe. Kandi Yesu ntabwo azigera abana n'abantu bafite imyenda yanduye, bagomba kuba bambaye imyenda yera. So rero twarasobanuye ibirebana n'imirimo, turayisobanura neza uko itorero rizambikwa, uko rizahembwa. Iyo ni ingingo ya 4. Ingingo ya 5 ni ingingo irebana n'intambara ya Harimagedoni, ariyo ntambara itegerejwe abantu benshi bakunda kwita intambara ya gatatu y'isi. Ubundi babona nka Korea itonganye na Amerika, bati nibaramuka barwaye intambara ya gatatu y'isi igiye guhita babona Uburusiya burwana Ukraine, bati iyi ni intambara ya gatatu n'ibindi. Ariko ubundi intambara ivugwa ya nyayo y'isi yose igomba kuzabaho ni intambara ya Harimagedoni, kandi izaba igaragiwe cyangwa se kirongozi wayo, general, uwitwa general wayo cyangwa se general wayo, generali uzaba uyoboye iyo ntambara ni Antikristo. Iyo ntambara twarayisobanuye aho izabera, dusobanura Megido, mbega twarabisobanuye. Mujye kuri channel murabisanga ibyo biganiro, kandi iki gitabo byuzuyemo byinshi cyane. Twarabisobanuye iby'intambara ya Harimagedoni, dusanga mu byahishwe 16 kuva ku murongo wa 16 na 17. Hanyuma hakaza ingingo ya 6 y'ingoma y'imyaka 1000. Ubwo duherukane naho twari tugejeje, twigishije iby'ingoma y'imyaka 1000. Twari tugiye kujya ku ngingo ya 7 ariyo ntambara ya GOGI na MAGOGI. Abantu nayo bakunda kwitiranya ni ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Hakaza ingingo ya 8 ariko kuzamurwa ku itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mw'Ijuru. Abatemwedeje bavuga ibyo niba byemera, bavuga yuko nta bazarenga hano mu isi. Ariko Bibiliya bigaragaza ko itorero rizazamurwa rikasanganira Yesu. Itorero rizazamurwa Yesu ari kumwe naryo arijyanye kurimurikira Imana Data wa twese mw'Ijuru. Ingingo ya 9 twasobanuye ibirebana n'umuzuko wa kabiri.
ko hariho umuzuko wa mbere w'abakiranutsi, hakaba n'umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha. Umuzuko w'abanyabyaha rero uzabaho itorero rikuwe mu isi rizamuwe na Yesu nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 agiye kurimurikira Imana. Nibwo azabaho umuzuko w'abanyabyaha. Noneho hazaba hagiye kubaho urubanza, bagiye gucirwa urubanza, kandi abazaca urubanza ni itorero na Yesu, bizabera mw'Ijuru, kuko Imana izazana imirimo yose bakoze itorero riyibone. Mu gitabo cy'ubugingo birumvikana ntibazaba barimo. Nihuse rero, iyo ni ingingo ya 9. Ingingo ya 10 ni ukwinjizwa mu murwa wera Yerusalemu nshya yari Yesu yagiye gutegura. Ingingo ya 11 ni igitaramo gikomeye kizabera mw'Ijuru, kizaba kirimo korari enye, izo twarazisobanuye muri iki gitabo. Ingingo ya 12 ni ukumanurwa k'umurwa wera Yerusalemu nshya izamanuka ijana muri iyi si, nkuko tubisanga mu byahishuwe 21 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Rero umuntu wese ushaka iki gitabo yakibona. Kiri gutwarwa n'abantu benshi. Niba ushaka kugira ngo ubukristo bwawe bube bukomeye, bube bushyitsi, niba ushaka kugira ngo ube pastor koko wa nyawe, ube bishop wa nyawe, ube missionary mwiza, ubasha gutwara umukumbi wa Kristo kazawugeza mu biganza by'Imana, nagusaba ngo mu byo usoma n'iki gitabo gisome ukuri nahishwe. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi tugarutse ku ngingo yacyo ya 7 irebana n'intambara ya Gogi na Magogi. Ubushize twasobanuye iby'ingoma y'imyaka 1000 nkuko twabisobanuye, twerekana kuntu isi ifite ibihe 7 yagenewe kubaho. Ibyo bihe twarabisobanuye ko hariho igihe cya mbere ari cyo gihe cy'ubuziranenge, igihe Adamu yari atarakora icyaha we n'umugore we Eva. Icyo kaba ari igihe cy'ubuziranenge. Igihe cya kabiri twabonye ko ari igihe cy'umutimanama. Igihe cy'umutimanama, Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana atandukanye nabo ibasohora mu ngobyi ya Edeni. Noneho batangira, ntibongera kumva ijwi ry'Imana, ntibongera no kuyibona, batangira kuyoborwa n'umutimanama. Hakaza igihe cya gatatu ari cyo gihe cy'ubutegetsi bw'abantu. Igihe cy'ubutegetsi bw'abantu ni muri biriya bihe nyuma y'umwuzure mu gihe cya Nowa, ubwo habagaho ubutegetsi butangijwe na Nimrod, ari wo wabanje kuba ikigomeke bwa mbere kuva isi yabaho, kwigomeka ku Mana, agatangiza ikintu cyitwa ubutegetsi bwe no kugira ngo izina rye rimenyekane. Bubaka uriya munara w'i Babeli cyangwa se Babuloni. Hanyuma hakaza igihe cya 4 ari cyo gihe cy'amasezerano. Itangiriro igice cya 12 Imana ihamagara Aburahamu ikamuha amasezerano kandi buzakomoramo umuryango izakoresha mu kugeza ubutumwa ku isi yose. Hakaza noneho rero igihe cya 5 ari cyo gihe cy'amategeko ya Mose yahawe. Hakaza igihe cya 6 ari cyo gihe cy'ubuntu turimo. Ubu gihe turimo ni igihe cy'ubuntu. Hakaza igihe cya 7 ari cyo gihe cy'ingoma y'iteka ryose. Ubu rero turi mu gihe cya 6. Iki gihe cya 6 nikirangira kizasimburwa n'ingoma y'imyaka 1000 iherekezwe n'ingoma y'iteka ryose. Twasobanuye rero ingoma y'imyaka 1000, uburyo itorero rizayibamo, uburyo rizaba rimeze, abanyabyaha bazaba bariho, uburyo nta rupfu ruzaba rukiriho, Satani uko azaba aboshye, byose. Ibyahishuwe igice cya 20. Ibyahishuwe igice cya 20 aha mukwiriye kumva cyane mukasobanukirwa. Igice cya 20 nicyo cyonyine cyagufasha kumenya iby'ingoma y'imyaka 1000 n'iby'intambara Gogi na Magogi. Havugwamo ibintu bigeze nko muri 4. Icya mbere havugwamo ukuntu marayika agomba kumanuka avuye mu ijuru, akabaho Satani, akajugunya ikuzimu, akakinga, agashyiraho n'ikimenyetso gifatanyije kugira ngo Satani atongera kuyobya amahanga. Hakavugwamo ikindi cya 2 ku murongo wa 4 aho Yohana yabonye Satani amaze kubohwa, abona itorero cyangwa se itabona ingoma ya Kristo, abona bera bimye ingoma bahabwa ubwami, babutegeka igihe kingana n'imyaka 1000. Hanyuma umurongo wa 7 hakavugwamo ibyo kubohorwa kwa Satani nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Nibwo hahita hazamo iby'intambara Gogi na Magogi. Hakazamo icya 4 noneho uburyo Satani azajugunywa mu nyanja k'umuriro n'amazuku, asanzemo inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma bakazababazwa ku manywa n'ijoro iteka ryose.
uyu munsi twebwe rero tugiye kugaruka ku birebana n'uburyo Satani nabohorwa nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 ko twarayize turayisobanura neza, azakoranya amahanga, agakoranya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi GOGI na MAGOGI ngo kugira ngo ayakuranyirize intambara. Iyi ntambara ya GOGI na MAGOGI izaba imeze ite? Reka tumaze tubasome kugira ngo humvikane neza. Bibiliya ivuga ko iyi ntambara ya GOGI na MAGOGI izabaho nyuma y'ubwami bw'imyaka 1000. Niko tubisoma mu byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 7. Haravuga ngo iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa avaho yarabohewe, azasohoka agiye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi GOGI na MAGOGI kugira ngo ayakuranyirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Urumva aba bantu bazaba ari benshi. Turashaka gusobanura noneho rero iyi ntambara ko izaba imeze, tugaragaze n'ibihugu bimwe bizaba biyirimo. Twabonye ko igihe Yesu azaba agarukanye n'itorero rye aje kwima ingoma y'imyaka 1000, aribwo azarwanya intambara ya Harimagedoni. Ibi twarabyize. Nyuma y'uko amaze kurwanya intambara ya Harimagedoni, agahita afata Satani akamuboha akamujugunya ikuzimu, kuko tuzoma hano mu byahishuwe cya 20 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Hanyuma itorero rigata ryima ingoma y'imyaka 1000. Nyuma y'imyaka 1000 rero batweretse ko Satani azabohorwa. Mu kubohorwa kwe ngo ntago azabohorwa ngo azatuze, ahubwo aratubwiye ngo azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi GOGI na MAGOGI kugira ngo yakuranyirize intambara. Iyi ntambara ya GOGI na MAGOGI abantu benshi bakunda kwitiranya n'intambara zibera mu isi, cyane nk'Uburusiya na Ukraine. Abantu benshi bakunze kugaruka cyane bashaka kubyitiranya, ariko twebwe iyo tubonye ibiri kubera mu isi duhita dufata Bibiliya, twihutira kujya gusoma Bibiliya ngo turebe ese Bibiliya ibi yabivuzeho iki. Iyi ntambara ya GOGI na MAGOGI ntabwo igomba kubaho muri iki gihe. Iracyafite igihe kinini cy'igihe izaberaho niba Yesu anagarutse. Niyo Yesu yagaruka haracyariho igihe cyo kugira ngo izabeho. Iyi ntambara igomba kubaho nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Nubwo Uburusiya buri kurwana na Ukraine, ntabwo bishobora kugeza kuri icyo gihe. Nubwo yaba ari politike y'aya mahembe 10 tubona, ari byo bihugu 10 by'ibihangange biri mu muryango w'abibumbye, ari byo bitegura intambara zibera mu isi, bigategura uburyo bikomeza gukoroniza ibihugu byose harimo n'ibihugu bya Afurika, bagateza izi ntambara kugira ngo babone uko bigarurira isi. Ariko ntabwo bashobora kugeza kuri kiriya gihe cy'intambara GOGI na MAGOGI. Gusa turashaka kwerekana ko iyi ntambara GOGI na MAGOGI bibigaragaza ko Uburusiya nibwo buzaba ari nk'umugaba w'ingabo. Mu yandi magambo, nibwo buzaba burangaje mbere ibindi bihugu byose bizaba biyirimo. Uburusiya nibwo buzaba ari nk'umugaba w'ingabo uyoboye abo bose. Reka dusomeze Kiyeri kugira ngo tubyumvikanishe neza. Dusomeze Kiyeri igice cya 38 kugira ngo byumvikane. Turasoma duhere ku murongo wa 1. Dusobanuriye iyi ntambara GOGI na MAGOGI, twerekane n'uburyo Uburusiya aribwo buzaba buhagarariye izindi ngabo zose. Mu yandi magambo, Uburusiya Satani nibwo azakoresha nabwo buhagarariye izindi ngabo zose. Haravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri GOGI wo mu gihugu cya MAGOGI, umwami w'Iroshi ni Mesheki ni Tubali. Iri jambo Mesheki na Tubali turaje tubereke muri iki gihe uburyo amazina yahindutse, ariko akaba ari Uburusiya. Maze umuhanura uti, umva ko umwami w'Uwiteka avuga ngo, dore ndakwibasiye yewe GOGI we, umwami w'Iroshi ni Mesheki ni Tubali. Nzagusubiza inyuma, shyira indobo mu nzasaya zawe, maze nkuzana n'ingabo zawe zose, amafarashi n'abayagenderaho bose bitwaje intwaro zishyitse n'igitero kinini gifite ingabo nto n'inini, bose bambaye inkota.
ab'i Buperesi, ubwo hajemo Buperesi, no muri Etiyopiya hazaba harimo abaturutse mu Buperesi, abaturutse muri Etiyopiya, ngo ni Puti. Iyo bavuze Puti, Puti yari Afrika kera. Afrika no kuvuga ngo yitwaga Puti. Ni Puti bari kumwe nabo bose bafite ingabo nini n'ingofero z'ibyuma, na Gomeri n'ingabo ze zose, n'ab'inzu ya Togaruma bahera ikasikazi n'ingabo zose, ndetse n'amahanga menshi ari kumwe namwe. Ni ukuvuga ngo aha muri Ezekiyeli dusomye hatweretse amahanga yose, ariko batwereka ko azaba ahagarariwe n'uwitwa Gogi, umwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubari. Uyu mwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubari nindi? Ni Uburusiya. Kubera ko igiye mu mateka ya bene Nowa, ndashaka kuvuga gato ku buzukuru ba Nowa bakomoka kwitwa Jafeti. Iyo ugiye kureba ababuzukuru ba Nowa n'imiturire yabo y'ibihugu, ukajya mu mateka, bakwereka ko bene Jafeti nibo basa nkaho bigaruriye uburayi bwose. Hanyuma abakomoka kuri Hamu bakaba barigaruriye Afrika. Abakomoka kuri Shemu akaba ari bo batuye muri biriya bice bya Aziya ndetse no mu burasirazuba bw'agati nka Isiraheli. Ukuvuga ngo iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 10, bakwereka Yafeti abana yabyaye ndetse n'abuzukuruza ba Nowa nabo barimo, ariko bakakwereka aho batuye. Urugero nk'uwitwa Gomeri, uwo ni umwuzukuru wa Nowa wabyawe na Yafeti. Gomeri niwe watuye cyangwa se niwe nyiri igihugu cyitwa Ubudagi. Hanyuma Madaye akaba ari bwo Buperesi. Uwitwa Yavani ni Ubugiriki. Uwitwa Tirasi akaba ari Ubutaliyani. Togaruma akaba ari watuye muri Arumaniya. Tarushishi akaba ari uwo watuye hitwa muri Espanye. Hakaza uwitwa Kitimu ariyo Kupuru. Aba bahungu bene Nowa cyangwa abuzukuru ba Nowa munumva ko bigaruriye uburayi, ibihugu by'uburayi. Amatika agaragaza ko bagiye bafasha abantu mu birebana n'ubumenyi bw'isi n'imiturire yabo. Hanyuma bene Hamu bakaba baragiye bafasha abantu ku birebana n'imirimo y'amaboko. Bene Shemu bakaba bazwiho ibirebana n'iyobokamana rizima, aribo bakomokaho Aburahamu. Amagambo dusomye hano muri Ezekiyeli baratubwiye ngo ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri Gogi wo mu gihugu cy'Amagogi. Magogi ni umwuzukuru wa Nowa, ariwe mwana wa Yafeti. Bahise bavuga ngo uyu rero Magogi ni umwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubari. Iyo ugiye mu mateka, iri zina Mesheki ariwe mwuzukuru wa Nowa niryo ryavuyemo izina Mosco, ariwe murwa mukuru w'Uburusiya. Waza kuri iri zina Tubari, nawe ni umwuzukuru wa Nowa, akaba ariho havuyemo izina Tebosi. Uwo nawe ni umwe mu mijyi ikomeye y'Uburusiya. Noneho iyo usomye iki gice cya 38 Ezekiyeli yavuze, berekana kuntu abari bo noneho bazahaguruka kurwanya ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Urumva ko ni bwa Burusiya buzaza kurwanya iki? Isiraheli. Niba no bavuze ko na Gomera azaba arimo, bivuye ngo n'Ubudagi buzaba burimo, kuko ndashaka kwerekana bimwe mu bihugu bizatera bifatanyije n'Uburusiya. Kuko iyo usomye hano Bibiri twereka ko Uburusiya buri mu majyaruguru ya kure ya Isiraheli. Reka se nkusoma kugira ngo byumvikane neza. Baravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri Gogi wo mu gihugu cy'Amagogi, umwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubari, maze umuhanure uti, umva uko umwami w'Uwiteka avuga ngo, dore ndakwibasiye yewe Gogi we, mwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubari, nzagusubiza inyuma, shyire indobo mu nzasaya zawe, maze nkuzanane n'ingabo zawe zose, amafarashi n'abayagenderaho bose bitwaje intwaro zishyitse n'igitero kinini bambaye inkota. Ab'i Buperesi, Ubuperesi twabonye ko ari ubwande muri babuzukuru ba Nowa. Ubuperesi twabonye ko ari ubw'umuhungu witwa Madayi, ariwe mwuzukuru wa Nowa. Ni mpamvu bavuze ngo ab'i Buperesi no muri Etiyopiya ni Puti. Ubuperesi hakazamo Etiyopiya, kera yitwaga Kushi, hakazamo na Puti, ubwo kera yitwirirwaga Afrika, hakazamo noneho rero bagahita bavuga ngo abo bose bazaba bari kumwe nawe, uyu mwami Gogi wo mu gihugu cy'Amagogi. Hakazamo na Gomeri, twabonye ko Gomeri ariwe wigaruriye Ubudage. Ubwo Ubudage nabwo buzaba burimo muri iyi ntambara
ya Gogi na Magogi ngo na Gomeri n'ingabo ze zose n'ab'inzu ya Togaruma. Togaruma twabonye ko ari we wigaruriye Arumaniya, ubwo Arumaniya nayo izaba ihari, ingabo zo muri Arumaniya zaba zihari muri iyi ntambara Gogi na Magogi, n'ab'inzu ya Togaruma bahaherera hikasikazi n'ingabo ze zose, ndetse n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Uba witeguye, ni ukuri witegure, wowe n'ibitero byawe byose biguteraniyeho, kandi ubabere umugaba. Urumva ko hano wese twereka ngo Uburusiya buzaba ari umugaba ugabije mu ntambara, ariko ari kumwe Ubuperesi buzaba burimo, hazaba harimo Ubudage, hazaba harimo Ethiopia, Afrika yose birumvikana ko hajemo na Puti. Ubwo no muri Afrika hazava ingabo Satani azikoreje kujya kurwanya Yesu n'itorero rye ku ntambara ya Gogi na Magogi. Hanyuma ndashaka kuvuga gatoya kubirebana noneho rero, rekane uburyo noneho abazatera. Hari ibihugu bimwe by'uburengerazuba, hakazamo n'ibihugu by'iburasirazuba, hakazamo noneho n'Uburusiya buri mu majyaruguru ya Israel. Igice cyose cya 38 ndashaka ko muzagisoma. Ni ukuvuga ngo muri iyi ntambara ya Gogi na Magogi izabikoraniwemo amahanga menshi, kandi Uburusiya akaba ari wo mugaba w'ingabo w'ayo mahanga, kuko Uburusiya kuva kera n'abanzi b'iyobokamana rizima, kuva kera abayusiya bagiye barwanya iyobokamana rya Israel. Niyo mpamvu n'ubundi ari bo bazabahagarira ibyo bitero byose by'amahanga azaba ahagurutse kurwanya iki Israel. Bibiliya yatubwiye ngo bazaba ari nk'umusenyi wo ku nyanja, ko bazaturuka mu mpande enye z'isi. Ariko nashaka kuvuga bimwe mu bihugu noneho bizaba birimo. Harimo bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, hakazamo n'ibihugu byo mu burasirazuba, hakazamo noneho n'ibihugu bya Afrika. Noneho umugaba w'ingabo uzaba abigaragiye ni Uburusiya. Ibyo bikazabaho nyuma y'ingoma y'imyaka 1000, nibwo intambara Gogi na Magogi izabaho. Muri ibi bihugu harimo nk'Amerika. Amerika izaba iri muri iyi ntambara. Hakaza Uburayi, ibihugu byose by'Uburayi mu burengerazuba bw'isi. Hakazamo Canada, hakazamo na Australia. Iyo tuvuze Australia ushobora kwibaza ngo se nayo iri mu burengerazuba bw'isi? Hoya, ahubwo abantu benshi bagiye gutura muri kiriya kirwa ni abaturutse muri ibi bihugu by'Uburayi, baturutse muri za Amerika na za Canada. Ubwo ni ukuvuga ngo bose baturutse muri ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Rero aba baturutse mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi ko batuye muri Australia, wavuga yuko n'ubundi nabo ari nk'uburengerazuba bw'isi, nubwo kuri map cyangwa se ku karita y'isi atari ko bimeze, ariko abahatuye n'ubundi baturutse muri ibyo bihugu by'uburengerazuba bw'isi, nibo bagiye gutura muri Australia. Hakaza noneho ibindi bihugu byo mu burasirazuba bw'isi, ni byinshi ariko ndavugamo biki. Harimo Ubushinwa, hakaza Korea ya ruguru, hakaza Ubuhinde, Pakistan, Ubuyapani. Noneho ibyo ni bimwe mu bihugu nabyo bizaba bifite ibitero bikomeye bifatanyije n'Uburusiya muri iyi ntambara ya Gogi na Magogi. Ndaza kubereka bazaba bari kurwanya ninde bazaba bari gutera. Noneho twaza muri Afrika, hariya muri Ezekiel batweretse ko harimo Puti ubundi na Afrika. Hakazamo noneho Ethiopia, mpamvu bashyizemo Puti na Ethiopia nuko yahoze kerese nk'aho ari Afrika yose, nubwo Afrika yaje kwitwa Puti, ariko Ethiopia kera niyo yasaga nk'aho ikomeye muri Afrika. Murabizi ko n'umugabekazi w'Isheba wagiye kureba umwami Salomo yaturutse ngo muri Ethiopia, ajya kureba ubwenge Imana yahaye Salomo. Rero Ethiopia kuva kera yasaga nk'aho ari ihagarariye Afrika. Nyuma yaho isa nk'aho noneho isimbuwe na Egiputa, Misiri, isa nk'aho ariyo yitirirwa Afrika. Afrika rero kera yitwaga Puti. Rero Afrika nayo murumva ko ibihugu byinshi bya Afrika bizabiri muri iyi ntambara ya Gogi na Magogi. Ibi ni bimwe mu bihugu bizaba
biri muri intambara, hakazamo n'ibintu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, hakazamo n'ibihugu bya Afurika. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 20 umurongo wa 7 n'uwa 8 twabonye amagambo atubwira ngo iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa avaho yarabohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo yakoranyirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja, ngo bazazamuka bakuri isi yose bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Noneho umurongo wa 9 akavuga ngo umuriro uzamara kuva mu ijuru ubatwike, kandi Satani wabayobyaga ajunywa muri ya nyanja yakumura n'amazuku irimo ya nyamaswa n'amuhanuzi w'ibinyoma, ngo bazababazwa ku manywa n'ijoro iteka ryose. Iyi ntambara ya Gogi na Magogi nubwo tuyivuga, ariko uburyo tuyisomamo hano mu byahishuwe hatwereka ko izaba ari nka propaganda ya Satani, kuko ntabwo izaba intambara ikomeye. Batweretse icyo Imana izahita ikora. Reka duse nk'abasubira muri Ezekiel kugira ngo twerekane ko Uburusiya aribwo buzaba ko ari umugaba ugaragiye ibyo bihugu byose bije kurwana intambara. Iyo usomye Ezekiel bice 38:14 haravuga ngo nuko rero mwana w'umuntu uhanure maze ubwire Gogi uti umva ko umwami w'Iteka avuga ngo uwo munsi igihe ubwoko bwanjye Isirayeli buzaba bwiraye, mbese ntuzabimenya? Icyo gihe uzaza uvuye mu gihugu cyawe ahaheraho ikasikazi. Urumva ko ubundi iyo uvuze kasikazi baba bavuze amajyaruguru, kusi ni amajyepfo. Niyo mpamvu mvuze ngo icyo gihe uzaza uvuye mu gihugu cyawe ahaherera h'ikasikazi, wowe n'amahanga menshi ari kumwe nawe, bose bagendera ku mafarashi, igitero kinini n'ingabo nyinshi. Ubwo rero nukuvuga ngo nkuko twabonye ko umwami w'Iroshi ni Mesheki ni Tubali ni Uburusiya, kuko Mesheki ni Moscow, Tubali ni Tebosi, umwe mu mijyi mikuru ikomeye, umwe mu mijyi ikomeye mu Burusiya. Hanyuma Mesheki ni Moscow, umurwa mukuru w'Uburusiya. Uyu mwami rero ni Uburusiya buvugwa, kuko buzaza muri iyo ntambara bugaragiwe n'ibi bihugu byose twabonye, yaba ibyo mu burengerazuba bw'isi, yaba ibyo mu burasirazuba bw'isi, ndetse na bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Bose bazahagurutswa n'umwuka wa Satani ubwo azaba abohowe nyuma y'ingoma y'imyaka 1000, ngo hanyuma bazasohoka bagote amahema y'ingabo z'abera, ngo bameze nk'umusenyi wo ku nyanja, kugeza ubwo Bibiliya yavuze ngo bazazamuka bakwira isi yose. Tugiye kureba rero uko bizagenda. Nubwo baje, Bibiliya igaragaza ko ni propaganda Satani azashyira muri abo bantu, ariko ntabwo intambara izaba nyakuba. Bazahagurutsa ibitwaro bya kirimbuzi, bazafata intwaro za zindi bahishe ibitwaro birwo bakora bya nucleaire, nubwo bazaba baciye imyaka 1000 ariko bazaba bakibifite. Ngo bazahaguruka baze kurwanya itorero rya Kristo, aho rizaba riri ku cyicaro gikuru cy'itorero i Yerusalemu. Ni icyicaro gikuru cy'itorero kizaba kiri. Hanyuma itorero rizaba riyoboye isi yose muri ya myaka 1000. Nishira rero Satani nibwo azavuga ati muze dukukumbe tumareho ubuntu buza butuyobora kandi. Uburusiya buze bugaragiwe n'ibyo bihugu byose baje kurwana iyo ntambara. Bibiliya ivuga iki noneho? Ese bazarasa? Ese hari umuntu bazica? Ubushize twababwiye ko intambara ikomeye ya nyuma igomba gusozera isi ni intambara ya Harimagedoni, kuko yo izabatu kandi izaba nyakuba barase. Iyo usomye muri iki gitabo cyacu ukuri nahishwe, mu gitabo ukuri nahishwe, reka ariho dusoma kugira ngo twihute turebe niba intambara izabaho. Reka turebe gatoya impamvu n'imiterere y'iyi ntambara nk'uko igaragazwa neza n'umuhanuzi Ezekiel. Ibice 38 umurongo wa 2 twasomye ahatubwira ngo mwana w'umuntu rekeza amaso yawe kuri Gogi na Magogi, umwami w'Iroshi ni Mesheki ni Tubali. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 10 umurongo wa 2 hatugaragariza ko aya mazina ari amazina y'abana ba Yafeti, ari we muhungu wa Nowa, nk'uko amateka y'iyimuka y'iyo miryango abigaragaza.
usanga abo ari bo batuye kera mu cyabaye Uburusiya bwa none. Ndetse abasobanuzi b'indimi bagaragaza ko izina Mesheki ko ari ryo rivamo Moscow, ari wo murwa mukuru w'Uburusiya, kandi izina Tubali naryo rivamo izina ry'umujyi ukomeye wo mu Burusiya witwa Tebosi. Igitero cya Gogi na Magogi kizaba ari igitero gikomeye cyane, gihuriwemo n'abantu bo mu mahanga menshi, ndetse bazaba ari benshi, bazaba bafite n'ibikoresho byinshi by'intambara kandi bikomeye. Ibyo bihangange Bibiliya yise ngo ni Gogi na Magogi bizaba biturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru, kandi bazaba bahuriyemo abami n'abagaba b'ingabo z'amahanga, abantu b'intwari batigeze gutsindwa ku rugamba na rimwe, abakunzi b'intambara. Igitero cyabo cyatumaga abami b'amahanga bahinda imishyitsi mu ntambara bagiye barwana nyinshi, nk'uko tubonye amateka agaragaza ko abo buzukuru ba Nowa ari bo Magogi na Magogi, Tubali na Mesheki batuye mu Burusiya. Ari bo Magogi, Gomeri, Tubali na Mesheki batuye mu Burusiya. Ubwo bishatse kuvuga ngo Abarusiya bose baturuka kuri Magogi hamwe n'abo bavandimwe be bandi. Iyo hiyongeyeho iri zina Gogi, biba bishatse kugaragaza ko ari umwami waho, hitiriwe izina ry'uwo muhungu wa Yafeti witwaga Magogi, Gogi w'i Magogi. Ariko noneho mu buryo bwa gihanuzi, ubwo bishatse kuvuga ko Gogi na Magogi ari mu mfuruka enye z'isi. Ni ukuvuga ngo igitero cy'abazaza batera i Yerusalemu bazaba baturutse mu mfuruka enye z'isi. Ibi twabivuze. Icyo dushaka kuvuga ni iki ngiki: ese iyi ntambara izaba koko bazarasa? Oya, propaganda Satani azabibashyiramo, amahanga ahaguruke, Uburusiya buza aribwo bugaragiye iyo ntambara. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo umuriro uzamara kuva mu ijuru batwike. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 38:13 haratubwira ngo maze uzamanuka utere ubwoko bwanjye bwa Isiraheli umeze nk'igicu gikwiriye igihugu ku munsi w'imperuka. Nzatuma utera igihugu cyanjye kugira ngo amahanga kurizeho kumenya igihe nziyerekera muri wowe imbere yabo ko ndi uwera, yewe Gogi we. Urumva Imana niyo yateguye kugira ngo ibizabeho, ariko izabashaka kwereka ayo mahanga yose. Ayo mahanga yose yo ku isi Satani azagurukana nayo azaba agaragiwe n'igihugu cy'Uburusiya. Ni ukuvuga ngo Uburusiya buzaba ari ubwa mbere muri iyo ntambara. Iyo dukoze ubusesenguzi muri Bibiliya tubona ko kuva kera Uburusiya ari abanzi ba Isiraheli. Bibiliya igaragaza ko iyi ntambara ubwo bazaba bose bahuruye berekeza ku mahema y'ingabo z'abera aribo b'Isiraheli n'itoro rya Kristo, Yesu kinazakora batubwiye ngo azamanura umuriro uve mu ijuru ubatwike. Iherezo ry'iyo ntambara ni iryo. Nta hantu birigaragaza ngo bazarasa, nta hantu birigaragaza ngo hari ubundi buryo Imana izakoresha. Uko twize iby'intambara ya Harimagedoni, Gogi na Magogi yo ni propaganda Satani azashyira mu mahanga yose. Azaba amaze imyaka 1000, Yesu ari uyayoboye n'itorero rye, Satani aboshywe, hanyuma nabohorwa abashyiremo uwo mwuka kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa Kristo buzaba amaze imyaka 1000 buyoboye isi. Noneho haze ya mahanga twabonye harimo ibihugu by'uburengerazuba n'iby'uburasirazuba ndetse n'izaturuka muri Afurika. Noneho rero mu gihe bazabiteguye intambara, ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 9 n'uwa 10 batubwiye ngo bazazamuka bakuri isi yose bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa, umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike, kandi Satani wabayobyaga ajuguwe muri ya nyanja y'umuriro n'amazuku irimo inyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Amen. Mu gusoza rero, iyo twiga Bibiliya turi kwiga ibi bintu,
tuba tugira ngo abantu babyumve neza, barebe ibiri kubera mu isi. Kuko iyo tubona ibibereye mu isi, twebwe nk'abana b'Imana duhita dufata Bibiliya tukaza gucukumbura tukareba, ese Bibiliya ibi hari icyo bivuzeho? Ese ntabwo yaba ari ibyahanuwe mu ijambo ry'Imana biri gusohora? Hanyuma iyo tumaze kubibona rero, tumenye icyo gukora. Niba tugomba kuba mu buzima noneho burushaho gusenga no kwirinda no gukiranuka kugira ngo dutegereze Yesu, kuko ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Iyi ntambara rero ya Gogi na Magogi, abantu benshi bakunda kwitiranya n'intambara zibera mu isi. Rimwe na rimwe habaho intambara muri bya bihugu by'ibihangange, bagatangira kwitiranya ko ari intambara ya Gogi na Magogi. Iyi ntambara twongeye tubisubiremo, izabaho nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Kandi no kuba kwayo tubonye ko ni propaganda Satani azashyira mu bantu, ariko ntibazarasa. Ubundi zarurasa Imana, nta urasa Uwiteka. Yesu ngo azahita amanura umuriro ubatwike, afate Satani amujugunye mu nyanja y'akumuro n'amazuku. Iyo nyanja y'akumuro twabonye ko izaba irimo Antikristo, ari we witwa umuhanuzi w'ibinyoma, ndetse n'ubutegetsi aribwo bwitwa inyamaswa, nk'uko twabonye ko burengurizwa ku muryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye niwo Bibiliya yita inyamaswa. Ni ukuvuga ngo nk'uko twabonye ku ntambara ya Harimagedoni, twabonye ko Yesu azafata inyamaswa mu byahishwe 19 umurongo wa 19 n'uwa 20, azafata inyamaswa, afate umuhanuzi w'ibinyoma ari Antikristo, ngabajugunye mu nyanja y'akumuro n'amazuku. None itoro ry'imi ngoma y'imyaka 1000. Satani nawe wabohwe muri iyo myaka 1000. Imyaka 1000 nishira rero, batubwiye ko Satani azabohorwa. Namara kubohorwa, ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranyirize intambara. Noneho mu gihe aya mahanga azabahagurutse agaragiwe n'Uburusiya, Bibiliya yatubwiye ngo umuriro uzamanuka kuva mu ijuru ubatwike. Bivuye ngo nta bushobozi bafite bwo kuzarwana, ni propaganda gusa. Ikindi basatweka ko Satani nawe Yesu azahita amufata noneho ngo amujugunye muri ya nyanja y'akumuro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bivuye ngo inyamaswa na Antikristo bo bazaba bamaze imyaka 1000 mu muriro, mu nyanja y'akumuro n'amazuku. Satani azabasangamo nyuma y'imyaka 1000. Uko niko intambara Gogi na Magogi izarangira. Icyo nicyo gihe iyi ntambara izabera. Ibyo tubona uyu munsi nta hantu bihuriye n'intambara ya Gogi na Magogi. Iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine nta hantu bihuriye. Ubuhanuzi bwa Bibiliya ntabwo bigaragaza, kuko iyi ntambara ni nyuma y'imyaka 1000. Rero turasaba buri wese kuba amaso no kwiga ijambo ry'Imana, tugasoma neza kugira ngo tubashe gutambuka muri iyi si dufite ubwenge bw'Imana. Ibije byose tubashe kumenya ibyo ari byo, tumenye se ibi ni ibigaragaza ko Yesu aje, ese ibi ngibi ni ibyahanuwe bizabaho birimo gusohora, cyangwa se mbega tukareka kwitiranya ibintu, kuko Bibiliya nta kitavuga ibintu byose arabivuze. Imana iguhumugisha rero mwene data, tukomeze kujuka mu ijambo ry'Imana. Hanyuma ndibwira ko ingingo ya 7 irebana n'intambara ya Gogi na Magogi turayivuze. Abantu be gukomeza kwitiranya intambara zibera mu isi n'intambara ya Gogi na Magogi. Intambara ya Ukraine n'Uburusiya iri mu ntambara zahanuwe. Yesu yavuze ko mu isi hamwe na hamwe hazabaho intambara, arakavuga ngo nimubibona muzamenye ko ngiye kugaruka. Iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ni ikimenyetso kigaragaza ko Yesu agiye kugaruka, ariko ntabwo ari intambara ya Gogi na Magogi, kandi yateguwe n'abantu bafite izindi nyungu zabo. Nubwo bafite izindi nyungu zabo, ariko Imana yarayivuze ko nituyibona tuzararama tukubura imitwe yacu tukareba mu ijuru, nko gucungurwa kwacu kuzaba kwenda gusohora. Turakangura itorero rero ryose ku isi, abumva Ikinyarwanda, kugira ngo babashe gushenga ubutumwa kandi barusheho gusobanukirwa no kuba amaso, kuko ibi byose tubona ni ibitugaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Ikindi mu dusengere, turifuza ko ubutumwa bwashyirwa no mu ndimi zindi, kugira ngo abantu babashe kubwumva n'abatumva mu Kinyarwanda babwumve, kuko turifuza ko isi yose yumva ubutumwa bwiza. Basi Yesu arebe ko yagenda atoragura kamwe kamwe, kuko amadini yabereye igihombo Imana, ariko twebwe abamenye ukuri turifuza ko Yesu twamuhindukira inyungu nawe akagira abana rukora. Reka dusenge rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Tuzakomeza ku ngingo ya 8 ari ivuga ku birebana nuko nyuma yuko Yesu yohereje umuriro kuri aya mahanga yose yaje kurwana intambara ya Gogi na Magogi,
azahita azamukana itorero. Ubwo ni ukuvuga ngo mwe mwiteguye ko rero tugiye kuva mu isi. Twari tumaze igihe kinini turi kwiga kuva ku ngingo ya mbere kugeza ku ya karindwi, twari turi hano mu isi, niho twari turi. Nyuma y'intambara Gogi na Magogi tugiye kuzamuka sasa, tugiye kureba mw'Ijuru ni ibiki bizaberayo. Bibiliya ivuga ibiki nyuma y'uko Yesu azamuka itorero amaze guhosha intambara Gogi na Magogi. Tuzazamukana tugiye kureba mw'Ijuru ibizabayo itorero, ari naho tuzagaruka cyane mu gusobanura inyigisho abatimwe de Jehova bakunda gusenya bakavuga ko itorero tuzagarukira hano mu isi. Ariko Bibiliya igaragaza ko itorero Yohana yibonye risesekaye mw'Ijuru, yaribonye rigezeyo, aribona ryicaye ku ntebe, abona umuzuko w'abanyabyaha, abona n'inyanja zigarura abapfuye, abona ikuzimu bagarura abapfuye, abona urupfu rugarura abapfuye, hanyuma abona bera mw'Ijuru hagiye kuba ikintu cyitwa imanza ku bantu bose bazutse ku muzuko wa kabiri. Rero abayehova ntabwo ibyo babivuga, izo ni ibyo tubabwira ngo amadini afite ikintu cyitwa uburyo bwo kuyobya abantu. Bibiliya rero tuzabibereka, reka dusengane Imana, ariko ubutaha tuzazamukana tugiye mw'Ijuru tugiye kureba ubutaha tuzazamukana tugiye mw'Ijuru tugiye kureba ibiberayo nuko bizagenda. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza tugejejeho, dukomeje kumushimira ubwenge uri kutwungura. Dusengeye itorero ryose muri rusange ku isi yose kugira ngo ukomeze kubakangura no kubaho ubwenge bwo kurushaho kumva ijambo ryawe no kurisobanukirwa. Twebwe tuvuze bikeya, ariko umwuka w'Imana akomeze abasobanurire byinshi birenze ibyo tuvuze, maze twese turusheho gukanguka no kwezwa no gutegereza umwami wacu ugiye kugaruka. Habwe ikuzo n'icyubahiro, tubyamuje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha cyane. Reka tubabwire ngo ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Azatujyana muri amaso meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.